ibintu bine bibangamiye isi ya none. Isi ifite ibibazo byinshi, ifite ingorane nyinshi. Ni nayo mpamvu twebwe ab'Imana yaremye kugira ngo tuyibemo neza, tubane nayo neza. Nuko tugomba gusobanukirwa n'ibibazo biriho, tukamenya nuko tugomba kubyitwaramo. Ku kiganiro turiho tugiye kuganira ku bintu bine bikomeye, ibintu bine, ibibazo bine bibangamiye isi, ibibazo bine bisenye isi yacu. Isi ifite ibibazo byinshi bikomeye cyane, ariko nahisemo bine bishobora kuba bikomeye kurusha ibindi. Isi ya none, icyambere, isi ya none ifite ikibazo gikomeye cyane cyitwa intambara. Intambara, ndababwiza ukuri, isi yose yuzuye intambara. Igihugu kitarimo intambara gifite impuha z'intambara. Igihugu kidafite intambara gifite ibimenyetso by'intambara. Igihugu kidafite intambara kijya kurwana ahandi. Ibyo rero bitwereka ko isi yose yuzuye intambara. Nk'uko musanzwe mubizi, twagize intambara zikomeye cyane. Twagize intambara ya mbere y'isi, tugira intambara ya kabiri y'isi, ariko iyo witegereje intambara ya gatatu nayo yaratangije. Nuko itararwana ku mugaragaro, nuko abanyentambara, ibihugu bitararwana ku mugaragaro, ariko byatangiye kurwana. Isi irimo intambara zitoroshe. Iz'amagambo zirarwanwa cyane, za politiki zirarwanwa cyane, n'iz'amasasu n'amabombe nazo zaratangiye. Intambara ntabwo ari umugambi w'Imana. Intambara ni umugambi wa Satani wo gusenya iby'Imana yaremye. Reka tubabwire ibyaha bimwe bikomeye cyane bituma abantu babona ko Imana itabaho. Ngaho nawumva Imana irema Adamu na Eva n'umugabo n'umugore, ariko wumve akaga kaje mu isi aho umugabo asigaye arongora undi mugabo, ubutinganyi. Aho amadini amwe namwe mu bihugu by'i Burayi n'ahandi asigaye arinjije amahano mu nzu y'Imana, agasezeranya abagabo n'abagabo, agasezeranya abagore n'abagore. Aya ni amahano, n'icyaha kitihanganirwa, n'icyaha Imana yanze kwihanganira. Isodomo na Gomora, aho Imana yarimbuye abantu bose mu Isodomo na Gomora kubera icyaha cy'ubutinganyi. Birababaje. Ibi ni bikwereka ko abantu bamaze kuvuga ko Imana itabaho. Muri Amerika mwarabyumvishe ejo bundi, igihe Trump yajyagaho aravuga ati ngewe hari ikintu ndwanije, hari ikintu nkuyeho cyo kuvuga ko hari igitsina cya gatatu. Muri Amerika bavuga ko habamo ibitsina, bavuga ko habamo igitsina cy'umugore, hakaba igitsina cy'umugabo, hakaba n'ikindi gitsina tutazi cyane cyo cy'umuntu ashobora guhinduza igitsina, nta si umugabo si n'umugore, sinzi uko bakise mu ndimi zabo bafite uko bakita, ariko urumva nawe ngo si umugabo si umugore. None se ni iki? No murangamuntu bakavuga ko atari umugabo atari umugore. Ni ikibazo. Ibi bigaragaza ko isi yabaye bifite ikibazo kiremereye cyane. Ibashaka kwereka ko Imana yaremye umugabo n'umugore, ikarema igitsina gabo, ikarema igitsina gore, ko yibeshe hari abandi yasize bakagombye kuba batari muri ibyo bice. Kambwira ayo madini yayobye, ayo madini asigaye akora ibyangwa n'Uwiteka, agasezeranya abagabo n'abagabo, abagore n'abagore. Muve mu kibuga, muve mu kibuga rwose. Muri gukora ibintu biteye agahinda, ibintu biteye iseseme. Uwo so muhamagaro wanyu habaye amadini ya shitani adafite umumaro,
adafite icyo amariye umurimo w'Imana. Muri kuroga, ntabwo muri kuvuga ubutumwa. Kanongere nkangurira abantu baba mu butinganyi, mwahisemo nabi. Ijambo ry'Imana Hezekiya bivuzeho neza ngo Imana ntiyanezezwa nuko abantu bapfa bapfiriye mu byaha. Dore ikinezeza Imana ni ukubona umuntu avuye mu ngeso mbi akagarukira Imana. Batinganyi rero, ndababwiza ukuri, Imana irabakunda, yifuza ko mwagaruka muve muri ibyo. Nta munezero wabyo, nta byiza birimo, nta nubwo rwose ni n'ikintu kitari mu muco w'abantu. Si no kuvuga mu muco nyarwanda gusa, ariko ni tabu, ni kirazira mu muco w'umuntu, ikiremwa muntu. Ni kirazira ko umugabo abana n'umugabo, umugore abana n'undi mugore. Muve muri izo ngeso, ni ingeso zitabereye ikiremwa muntu. Nubwo isi ibangamiwe n'ibibazo byinshi tuvuzemo bine, harimo intambara, inzara ikomeye, indwara z'ibyorezo n'imyumvire yo kumva ko nta Mana ibaho, reka mbabwire, Imana iduhamagarira kugenda nk'abanyabwenge. Umunyabwenge agenda ate? Umunyabwenge agenda nk'uko Imana ishaka. Twigeze gusobanura cyane ku kintu bita ubwenge, ko abantu bo bagisobanura ukundi, kandi uyu munsi tutifuza gusubiramo. Ubwenge ni ijambo rikomeye cyane, abantu benshi barisobanura mu buryo butandukanye kandi barisobanura uko baryumva. Wagera mu rurimi rw'Ikinyarwanda tugasanga nanone n'abantu barifata uko ritari, ariko reka turifatanye na rya jambo ry'ubuhanga twasobanuye kenshi mu biganiro byabanje. Uzifuza kurikoraho ubushakashatsi azarebe mu biganiro byabanje, mu kiganiro cyitwa ubwenge, kumenya ubwenge. Ubwenge butangwa n'Imana, buva ku Mana. Salomo amaze kuba umwami, Imana yamusabye ngo nsabe icyo ushaka. Imana imubwira nsabe icyo ushaka. Arareba ibintu byose, aravuga ati Imana njyewe unyihera ubwenge. Ariko ubumenyi tugenda tuburahura hirya no hino, tuburahura kuri bagenzi bacu, tukaburahura mu mashuri, tukaburahura ku bashoboye kumenya ibintu mbere, tukabigiraho. Kandi ubumenyi bukorana n'ubwenge. Burya ushobora kugira ubumenyi utagira ubwenge, bya bintu ntubikore. Ariko ufite ubumenyi bwo gukora ibintu runaka, iyo wamenye gukora ibintu runaka ukagira ubwenge, bikugirira umumaro. Ubumenyi, iyo wize amashuri ukagira impamyabushobozi zo gukora ibintu runaka, nibyo turumva za tekinoloji abantu bari kuziga, ubushakashatsi bw'indwara zikomeye burimo bukorwa, iby'intambara abantu bari gukora ibitwaro bikomeye, bituriho nyine. Ariko nanone tudafite ubwenge koko, bizarangira isi tuyubitse, bizarangira bya bindi twize ntacyo bitumariye. Hari umuntu wakoze imbunda irangije iramwica. Nibyo, kuko yarayikoze nyine, yayikoze azi gukora iki? Kandi mwica ngo ari kureba uko bayikoresha, iramurangiza. Nibyo, ubwo ubwenge bwo kushobora kuyigerageza ku kindi kintu ntabwo yabushoboye, ahubwo karamusobye bituma yigeragerezaho ubwe. Nibyo, uko ni ukuri. Ubwenge bugomba kuyobora ubumenyi Imana nanone igenda iduha. Niyo mpamvu Pawulo we atubwira, avuga ati tugende nk'abanyabwenge, tushakisha uburyo twamenya ibyo Imana ishaka. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Muri kumwe n'inshuti yanyu Pastor Anthony Bimenyimana. Hano turi ni kuri Apologetics TV 7. Nk'uko mubizi,
turabakunda cyane. Uyu munsi twifuje kongera kuganira, tukungurana ibitekerezo, tugahanahana amakuru y'umurimo w'Imana, amakuru y'ubuzima. Reka dusenge Imana kugira ngo twinjire mu biganiro byacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Dusenge Imana. Mana nziza, Mana isumba byose, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye uyu munsi, dusengeye abatwumva, abo turi kumwe nabo kuri kamera yacu kuri Apologetics TV7, ubaha umugisha. Turasabira umugisha umuntu wese utwifuriza umugisha, tugasabira umugisha umuntu wese waremye kugira ngo ukomeze umugire neza, tugasabira umuntu wese umugisha uri mu ngorane kugira ngo nazivamo dukomeze dushime izina ryawe. Tweretse ibyifuzo byose, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye isi yacu, dusengeye imigabane yacu kugira ngo ukomeze uyambike imbaraga, kandi ujye turinda ikintu cyose cyahungabanya umurimo wawe, cyahungabanya abawe. Habwa icyubahiro kuko uri mwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, nshuti bavandimwe, ab'Imana yaremye, turabishimiye. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi dukwiye gushima Imana yo yaturemye ikadushyira kuri iyi si, ikadutiza iminsi yo kubaho, ikemera ko dutura muri iyi si, tukanezererwa ibyo yaremye, tukabibyaza umusaruro, ndetse tugakora isi yacu neza kuruta uko twayisanze. Iyo twitegereje hirya no hino, tubona ko iterambere rigenda ririhuta kuko ab'Imana yaremye bagenda nabo bakora ibiri mu nshingano zabo. Nubwo bimeze bityo, uyu munsi tugiye kuganira ku jambo rivuga ngo, cyangwa se tugiye kurebera hamwe ibintu bine bibangamiye isi ya none. Ibintu bine bibangamiye isi ya none. Isi ifite ibibazo byinshi, ifite ingorane nyinshi. Ni nayo mpamvu twebwe ab'Imana yaremye kugira ngo tuyibemo neza, tubane nayo neza. Nuko tugomba gusobanukirwa n'ibibazo biriho, tukamenya nuko tugomba kubyitwaramo. Ijambo ry'Imana ritubwira neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso, ibice 5, umurongo wa 1 avuga ngo, nuko mwigana Imana nk'abakundwa. Uwo ni umurongo wa 1, nuko mwigana Imana nk'abakundwa. Inshuti Imana yaremye, mwigana Imana nk'abantu bakundwa. Umurongo wa 11 hakavuga ngo, ntimukifatanye n'imirimo y'abo mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Pawulo abivuga neza cyane, ati ntimukifatanye n'imirimo y'abo mwijima. Isi yuzuye abantu benshi buzuye umwijima, bakora iby'umwijima, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko Pawulo ahugura Abanyefeso aravuga ngo, ntimukifatanye n'abakora ibibi, ntimukifatanye n'ab'imirimo y'umwijima.
Pawulo ntabwo yerekeye aho, yarakomeje ku murongo waho wa 15 w'iki gice cya 5 aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Nuko mwirinde cyane uko mugenda. Muri iyi si ya none mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Nubwo abantu bari mu isi, nubwo abantu tubona bagenda, nubwo tubona abantu bakora umurimo, ariko abenshi bagenda nk'abatagira ubwenge, bagenda nk'abadafite ubwenge, abandi ntabwo bafite. Twemere inama za Pawulo atugira uyu munsi wa none ngo tugende nk'abanyabwenge, twirinde kugenda nk'abatagira ubwenge, twirinde gutakaza ubwenge. Umurongo wa 16 Pawulo akomeza avuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Pawulo akomeza aduhugura ati iminsi ni mike, iminsi ni mibi, iminsi yarangiye, mucunguze uburyo umwete, mutagenda nk'abatagira ubwenge, mucunguze uburyo umwete. Imana yaturemye irashaka kwita ku bihe byacu, nta gihe gisigaye, igihe cyaragiye. Iyo twitegereje ibiriho tubona turi ku herezo ry'isi. Umurongo wa 17 aravuga ngo nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashima. Ntimukaba abapfu, ntimukaba abantu batagira ubwenge, ntimukabe ibigoryi, ntimukabe ijuju, ahubwo mumenye iby'Imana ishaka. Nta bundi buryo twamenye iby'Imana ishaka tutemereye umwuka wera akinjira mu mitima yacu, akinjira muri twebwe, akatuyobora, akatwereka inzira. Nta buryo twagenda uko Imana ishaka tutakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, akinjira mu bugingo bwacu. Yesu arabishoboye, nibyo twebwe nk'abana abantu tudashoboye. Pawulo yakomeje avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kristo aduha imbaraga. Katugaruke ku kiganiro turiho, tugiye kuganira ku bintu bine bikomeye, ibintu bine, ibibazo bine bibangamiye isi, ibibazo bine bisenye isi yacu. Isi ifite ibibazo byinshi bikomeye cyane, ariko nahisemo bine bishobora kuba bikomeye kurusha ibindi. Isi ya none, icyambere, isi ya none ifite ikibazo gikomeye cyane cyitwa intambara. Intambara, ndababwiza ukuri, isi yose yuzuye intambara. Igihugu kitarimo intambara gifite impuha z'intambara. Igihugu kidafite intambara gifite ibimenyetso by'intambara. Igihugu kidafite intambara kijya kurwana ahandi. Ibyo rero bitwereka ko isi yose yuzuye intambara. Nkuko musanzwe mubizi, twagize intambara zikomeye cyane. Twagize intambara ya mbere y'isi, tugira intambara ya kabiri y'isi, ariko iyo witegereje intambara ya gatatu nayo yaratangije. Nuko itararwana ku mugaragaro, nuko abanyentambara, ibihugu bitararwana ku mugaragaro, ariko byatangiye kurwana. Isi irimo intambara zitoroshe. Iz'amagambo zirarwanwa cyane, za politiki zirarwanwa cyane, n'iz'amasasu n'amabombe nazo zaratangiye. Intambara ntabwo ari umugambi w'Imana. Intambara
ni umugambi wa Satani wo gusenya iby'Imana yaremye. Nawe wumve 90% ndetse bishobora no kuba birenzeho by'ibihugu byose ku isi yose biri mu ntambara. Nta mahoro ari mu isi. Nawe wumve umuntu umwe yaravuze ngo intambara irasenya ntabwo yubaka. Si umwe gusa, abantu benshi turabibona ko intambara isenya itubaka. Iyo abantu bamaze kugera mu iterambere intambara ikaba, ibyinshi birasenywa nangwa byose bigasenyuka, abantu bakongera gutangira bundi busha. Dusenga Imana kuko intambara ije ariyo gusenya iterambere twe tugezeho, ryaba iterambere ryo mu mwuka n'iterambere ryo ku mubiri. Nawe ibaze, ibihugu by'ibihangange nta zindi ntwaro bakora, nta zindi ntwaro zibashishikaje, ni ugukora intwaro kirimbuzi, intwaro zo gusenya ikintu cyose kiriho. Nabo batisize, nabo ubwabo baravuga bati twebwe ubu dufite igisasu twarasa isi yose ikarimbuka. Nabo barimo bakarimbuka. Imana ikwiriye gutabara. Bene data ndababwira ngo turi mu bihe bya nyuma. Ijambo ry'Imana ngo mu bihe bya nyuma hazaba intambara. Hazaba intambara zikomeye cyane. Ndababwira ngo natwe intambara zaratangiye kuko ibisasu kirimbuzi byuzuye isi. Uwabirasa uyu munsi wa none isi ntiyabaho. Kamabwire, ntabwo turiho kubw'imigambi y'abantu, kuko abantu bo ibi bica bamaze kubikora, bamaze kubicura. Imigambi yo kurimbura abantu bamaze kuyishyiraho, imigambi yo kurimbura ibihugu bamaze kuyishyiraho, ndetse benshi bamaze no gupanga iminsi kavuga ngo kari agahugu ntitugashaka, uriya mugabane dushaka kuzawukuraho, bari abantu dushaka kuzabica. Ariko ndakubwira ngo turacyari mu biganza by'Uwiteka. Kuba isi itarubama, turacyari mu biganza by'Uwiteka. Mu migambi ya Satani n'abantu n'abiyise abanyembaraga, kiba iyi si baramaze kuyirimbura. Bajya bashakisha uburyo bajya mu yindi iriya hejuru, bagashakisha hari indi migabane yaba iri hejuru mu kirere, bagashakisha uburyo bajya gutura mu kirere kugira ngo iyi si bayubike. Ariko byose ntabwo barabishobora, kandi muri gahunda y'Imana iracyadufiteho umugambi muremure. Ndababwira ngo mwitinye intambara, reka dutinye Imana yonyine, ahubwo dusenge kugira ngo Imana idufashe. No mu ntambara Imana irakora. Burya no mu bikomeye Imana irakora. Hari abagambirira gukuraho ab'Imana yaremye ariko byarabananiye. Hari abagambirira gukuraho ibihugu n'ibihugu byarabananiye. Imana iracyafite abo yaremye mu biganza byayo kandi nta wabakuramo. Ikibazo cya mbere kibangamiye isi tuvuze ni intambara. Icya kabiri ni indwara z'ibyorezo. Turagenda duhura n'indwara z'ibyorezo zitandukanye. Mwibaze mu minsi yashize, mu myaka yashize muri 2019 2020, twahuye n'indwara yitwa COVID-19. Abantu benshi mwabonye ko ari indwara yaje idasanzwe. Ni indwara yatunguranye ariko yari yaravuzweho kera. Abahanuzi batandukanye barabivuzeho, abashakashatsi bari barabivuzeho, ijambo ry'Imana ryari ryarabivuzeho ko hagiye kwaduka indwara y'icyorezo ikomeye cyane. Mwabonye ko COVID yahagaritse ubuzima bwose. Indege zarahagaze mu kirere ntizagenda.
ibibuga bitangira kumeraho imicaca, imodoka zarahagaze. Bari bafite imodoka ntibazitwaraga no kuva muri quartier bajya mu yindi, guma mu rugo. Abantu babaga mu ngo, umuntu ari wemereye kugenda. Abanyakazi bakoreraga mu ngo iwabo, kazi kari karahagaze. Murabizi abacuruzi bari barahagaze. Abantu barapfuye, abantu bararwaye bakabura uburyo bajya kwa muganga, benshi bagacungirwa mu mago yabo. So ni indwara z'ibyorezo. Hari indwara nyinshi zagiye zibaho mu mateka y'isi tutaravugaho uyu munsi wa none, ariko reka twivugire ku ndwara ziri kugenda ziza uyu munsi wa none zerekana ko isi ifite ikibazo. Nawe umva nyuma ya covid hari izindi ndwara zagiye zibaho. Hariho za Mariburu mumaze iminsi mwumva, hagiye mwumva n'izindi zagiye zaduka za Kongo, zindi zumva zidafite igisobanuro, aho abantu benshi barwara izo ndwara ugasanga uko ayifashwe n'uko imutwaye. Indwara zitinwa n'abaganga, zigatinwa n'abadogiteri, abashakashatsi bakaziburira umuti. So ni indwara z'ibyorezo. Za Ebola mwarazumvishije amabi zagiye zikorana n'uyu munsi wa none, ni indwara zikomeye cyane. Kandi si izo gusa, ahubwo haracyaza n'izindi. Mwumvishe rwose turacyafite ibihuha by'izindi ndwara z'ibyorezo zitigeze zibaho mu mateka y'isi. Izo ziri kugenda ni zimwe mu bibazo bibangamiye isi, ni zimwe mu bibazo isi ifite. Bene data, ntabwo dukwiye gutinya indwara z'ibyorezo, ahubwo tugomba gukomeza guhagarara ku cy'Imana yavuze, ku cy'Imana yatuvuzeho. Tugomba guhagarara mu kwizera. Tugomba natwe gukomeza gukora ibyo Imana yaduhamagariye. Kuko indwara zo zizabaho, ariko turacyari mu biganza by'Uwiteka. Ntabwo Imana yaturekuye. Muri covid yakomeje kuturinda, na n'ubu iracyaturinda kandi izakomeza kuturinda. Ntabwo izarekura abo yaremye. Ikibazo cya gatatu kibangamiye isi, ndavuga ku kibazo cyitwa inzara ikomeye. Inzara ikomeye. Hagiye haba inzara nyinshi zitandukanye mu mateka y'isi. N'u Rwanda rwagiye ruhura n'inzara zikomeye cyane. Hari n'inzara yabayeho aho umuryango wafataga umwana umwe bakamurya kugira ngo ejo buce, bundi nk'ejo bundi bakongera, gutyo gutyo kugeza igihe iminsi zicuma nangwa se nabo bakagenda. Isi ifite inzara. Birashoboka ko waba uri kurya, ariko abantu benshi bafite inzara. Inzara iriho. Ibihugu bitandukanye abantu bafite inzara. Hari n'abatangiye gupfa kubera inzara mu bihugu bimwe na bimwe. Zimwe mu ngaruka z'intambara habamo inzara. Zimwe mu ngaruka z'indwara z'ibyorezo aho harimo inzara. Ariko nanone iyo tubonye imihindagurikire y'isi, imihindagurikire y'ikirere, uko abantu bahingaga bakeza siko bari kweza, uko abantu bakoraga bikagenda siko biri kugenda. Inzara iriho. Abantu benshi ntibashoboye kusevinga, kubika ibyo bazarya mu gihe cy'inzara. Ariko ndakubwira ngo dusabe Imana iduhe ubwenge, iduhe ubumenyi uko dukwiye kwitwara mu gihe cy'inzara.
ijambo ry'Imana rivuga ngo twamaze kurisoma ngo mwigane Imana kandi mugende nk'abanyabwenge, mwere kuba abapfu, mwere kugenda nk'abapfu. Umunyabwenge agomba kuzigamira ejo hazaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko ikimonyo kibikira ibyo kizarya mwinshi, niko natwe tugomba kwibikira ibyo tuzarya mu gihe kiri imbere. Ariko Imana iracyagufite mu biganza byayo. Reka ubuzima bwacu tubuzane mu Mana, reka ibyacu tubizane mu Mana, reka twiragize Imana, tubwire ngo Mana dukeneye ko uzabana natwe no mu gihe cy'intambara. Abahanuzi benshi baragenda bahanura iby'intambara, abashakashatsi benshi baragenda bavuga iby'intambara, abantu benshi baragenda bavuga ku by'intambara. Natwe mu gihugu cyacu turagenda tuvuga ngo inzara iraje. Yego iraje, ariko nta bwoba. Imana iri kumwe natwe. Dukomeze dusaba Imana iduhe ubwenge, dukomeze dusaba Imana iduhe imbaraga zo guhangana n'inzara, zo gushaka ibidutunga mu gihe cy'inzara. Hari abantu benshi bibesha ngo Imana izabizana bivuye mu ijuru. Tangira ukore. Imana nimba yaraguhaye ubwenge ikaguha mu mutwe, tangira ukore, ntabwo ari ugutega amaboko. Hari abiringira abakomeye, bakiringira imirimo, bakiringira ibyo batunze. Hari umunsi ibyo byose bizahagarara. Hari umunsi amafaranga utunze uzasanga ntacyo akikumariye. Hari igihe uzasanga imirimo ufite ntacyo ikumariye. Hari igihe uzasanga ibyo washizeho amaboko akazi kawe ntacyo kakikumariye. Tangira witegure uvuge ngo no mu gihe cy'inzara n'iki nakora, mu gihe amafaranga yanjye ntacyo aba akimariye, amadolari yaba ntacyo akimariye, n'iki nakora ngo nkire inzara. Mu gihe akazi nari mfite katakimpa umushahara, katakimpa inyungu nari ngatezeho, n'iki nakora ngo ejo buce. Mu gihe imirima mfite byabaye ngombwa ko ntacyo kimariye, hari abahinga bagasarura ubusa, hari abahinga bikonwa n'abandi bikasarurwa n'abandi. Mu gihe mfite imirima ariko nta musaruro na muke kibamo, n'iki nakora ngo nkire inzara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende nk'abafite ubwenge. Dukwiriye gutangira kwitegura ibihe by'inzara, nicyo twakora mu gihe cy'inzara. Cyo ni ukuri. Isi ifite ikibazo cy'inzara. Bene data, ibihugu byinshi birarira, ibihugu byinshi bifite inzara, ibihugu byinshi bifite amapfa, ibihugu byinshi abaturage barazambaguritse kubera inzara. Mwe mugifite icyo kurya, mwe mugifite amahirwe yo kubona icyo kurya, mushime Imana kandi musabe Imana ibereke icyo gukora muri iki gihe isi ifite ikibazo cy'inzara. Ikibazo gikomeye kibangamiye isi cya kane ni imyumvire yo kumva ko nta Mana iriho. Icya kane, imyumvire yo kumva ko nta Mana iriho. Birababaje. Ab'Imana yaremye basigaye bavuga ngo nta Mana ibaho. Ab'Imana yahaye ubutunzi basigaye babona ko nta Mana itanga ubutunzi. Ab'Imana yahaye ubuzima basigaye babona ko bihaye ubuzima bishoboje. Birababaje, biteye agahinda. Abashakashatsi benshi ntibemera ko Imana ibaho,
ba filozofi ntibemera ko Imana ibaho. Abamaze kugerayo bakumva baratunganiwe basiga babona ko nta Mana ibaho. Reka mbabwire bene data, Imana ni umuremyi w'isi n'ijuru, ni rurema, ni Imana igira urukundo, ni Imana iturinda, ni Imana itubeshejeho. Iturekuye akanya gato twarimbuka twashira. Imana ni byose, ibera hose icyarimwe, izi byose, omniscient, omnipresent, omnipotent, izi eternal life. Ni Imana y'ibihe byose, yitwa Imana kuko idafite itangiriro ntigire n'iherezo. Uramutse umenye igihe yatangiriye ukamenya n'igihe izaherukira, iyo ntabwo yaba cyitwa Imana. Mbere na mbere hariho jambo, mbere na mbere hariho Imana yariho, na mbere y'ibihe na mbere y'ibyaremwe Imana yo yariho kandi izakomeza kubaho. Ijambo ry'Imana ngo uko yari iri ejo hashize niko iri n'uyu munsi n'ejo hazaza niko izabiri, ntigihinduka. Twe turahinduka tukabaho, tukavuka, tugakura, tugasaza, tugapfa, tukagenda, ariko ku Mana ntigira itangiro ntigira n'iherezo. Niyo yaremye ibi byose twiratamo, ibi byose tubona, ni Imana yabiremye, irabiduha kugira ngo dukomeze tunezerwe. Iduha ubushobozi bwo kubiyobora, kubibyaza umusaruro kugira ngo bidutunge. Iduha ubumenyi, iduha ubushobozi bwo kugira ngo dutunganye isi yacu, twinjire mu iterambere. Ariko abantu benshi binjira mu iterambere bakumva ko Imana itabaho. Abantu benshi babibona ku isi bakavuga ati nta Mana ibaho. Atangira kuvuga ngo mbese iyo ninde wayiremye? Ibyo ni ibibazo by'ubucucu, ibibazo by'ubugoryi. Niba uriho, ibaza impamvu uriho, wibaza uko wabayeho. Imana iriho. Igitabo cy'itangiro kitubwira neza itangiro ry'ibintu byose bibaho ku isi ya rurema. Bikatwereka ko Imana yaremye umuntu wa mbere Adamu na Eva, ikabashyira muri iyi si, ikabaha n'umurimo wo gucunga ibirimo. Tubona ko Adamu na Eva aribo bise amazina ibintu byose tubona muri iyi si. Gusa nabo kubera kutumva, kutagira amatwi, kutumva itegeko ry'Imana, kutumva inshingano bahawe, barateshutse ku nshingano, bakora icyaha, batuma urupfu rwinjira mu isi, batuma tugira imibabaro. Burya imibabaro yose tubona niho yaturutse. Iyi nzara twumva niho yaturutse. Ntabwo umuntu Imana yaremye mbere yari yaramuremeye kugira ngo agire inzara, ntabwo yari yaramuremeye ubukene. Yari umuntu ukize, niwe muntu wari ukize wa mbere, uriho ukize cyane. Yarari akanezerwa, arya ibyo ashaka, akabirira igihe ashaka, atunze ibyo ashaka, agendagenda afite umurimo, ameze neza, afite umunezero. Ariko amaze gukora icyaha atangira kurira, atangira kugira umubabaro, imivumo imugeraho yo kubabarira atangira, y'intambara iratangira, ubwicanyi buratangira. Ikibazo kibangamiye se kumva ko nta Mana ibaho. Baba n'abantu bazi Imana, hari n'amadini menshi yigisha ko Imana itabaho. Hari abantu bakijijwe, baguye, basigaye bigisha ko Imana itabaho. Twagiye tubona na bamwe mu bihaye Imana, abapasitori, abapadiri, nabo bigisha ko Imana itabaho. Biteye agahinda, ntibikwereka ko isi ifite ikibazo kiremereye cyane. Abantu benshi kubera Imana yabahaye ubwenge bwo gukora ibintu byinshi, bakabona tekinoloji kubageza ku bintu byinshi, basigaye bumva ko Imana itabaho. Reka tubabwire ibyaha bimwe bikomeye cyane bituma abantu babona ko Imana itabaho. Ngaho nawe umva, Imana irema Adamu na Eva n'umugabo n'umugore, ariko wumve akaga kaje mu isi.
aho umugabo asigaye arongora undi mugabo, ubutinganyi, aho amadini amwe n'amwe mu bihugu by'i Burayi n'ahandi asigaye arinjije amahano mu nzu y'Imana, agasezeranya abagabo n'abagabo, agasezeranya abagore n'abagore. Aya ni amahano, n'icyaha kitihanganirwa, n'icyaha Imana yanze kwihanganira. I Sodomu n'i Gomora, aho Imana yarimbuye abantu bose mu Sodomu n'i Gomora kubera icyaha cy'ubutinganyi. Birababaje. Ibi ni bikwereka ko abantu bamaze kuvuga ko Imana itabaho. Muri Amerika mwarabyumvishe ejo bundi, igihe Trump yajyagaho aravuga ati ngewe hari ikintu ndwanije, hari ikintu nkuyeho cyo kuvuga ko hari igitsina cya gatatu. Muri Amerika bavuga ko habamo ibitsina, bavuga ko habamo igitsina cy'umugore, hakaba igitsina cy'umugabo, hakabaho n'ikindi gitsina tutazi cyari cyo, ngo cy'umuntu ashobora guhinduza igitsina, nta si umugabo si n'umugore, sinzi uko bakise mu ndimi zabo bafite uko bakita, ariko urumva nawe ngo si umugabo si umugore. None se ni iki? No murangamuntu bakavuga ko atari umugabo atari umugore. Ni ikibazo. Ibi bigaragaza ko isi yabaye bifite ikibazo kiremereye cyane. Ibashaka kwereka ko Imana yaremye umugabo n'umugore, ikarema igitsina gabo, ikarema igitsina gore, ko yibeshe hari abandi yasize bakagombye kuba batari muri ibyo bice. Imana itore kandi tugire neza kandi itwigishe. Ibi ni byaha by'indengakamere kandi Imana itihanganira kandi Imana itifuza. Uyu munsi twateganije kuva ku ibibazo bibangamiye isi, aho tuvuze ibibazo bine gusa, ubutaha tuzavuga ku bindi. Icya mbere twaganiriyeho ni mu kibazo bibangamiye isi, twavuze ku kibazo cyitwa intambara, aho ibihugu byinshi biri mu ntambara, aho abantu benshi bumva ko nanone gushaka amahoro ari gutegura intambara, aho abantu benshi bifuza kuba mu ntambara, zaba iz'amagambo, zaba iz'intwaro, izo kurimbura abantu. Icyo ni ikibazo dufite muri iyi si ya none kandi dukwiye kurwana nacyo. Ikindi kibazo cya kabiri kibangamiye isi ya none twamaze kukivugaho ko ari inzara ikomeye cyane. Inzara ijambije byinshi, inzara yishe byinshi, ibihugu bitandukanye, ibihugu byinshi birimo inzara kandi inzara iracyaza. Cya gatatu twabonye ni indwara z'ibyorezo. Izi zibangamiye isi cyane, ziragenda zaduka umunsi ku munsi, kandi byose ni ibimenyetso by'uko isi iri ku mperezo. Icya kane twabonyeho ni imyumvire yo kumva ko nta Mana ibaho. Ariko mu gusoza ndababwira ngo bene data, ibi bishingiye ku myumvire mibi kandi bishingiye ku myumvire y'umwana w'umuntu idashobora gutuma yiyumvisha ko Imana ishoboye byose. Nubwo isi ibangamiwe n'ibibazo byinshi tuvuzemo bine, harimo intambara, inzara ikomeye, indwara z'ibyorezo n'imyumvire yo kumva ko nta Mana ibaho, reka mbabwire, Imana iduhamagarira kugenda nk'abanyabwenge. Umunyabwenge agenda ate? Umunyabwenge agenda nk'uko Imana ishaka. Twigeze gusobanura cyane ku kintu bita ubwenge, ko abantu bo bagisobanura ukundi, kandi uyu munsi tutifuza gusubiramo. Ubwenge ni ijambo rikomeye cyane, abantu benshi barisobanura mu buryo butandukanye kandi barisobanura uko baryumva. Wagera mu rurimi rw'Ikinyarwanda tugasanga nanone n'abantu barifata uko ritari, ariko reka turifatanye na rya jambo ry'ubuhanga twasobanuye kenshi mu biganiro byabanje. Uzifuza kurikora ubushakashatsi azarebe mu biganiro byabanje, mu kiganiro cyitwa ubwenge, kumenya ubwenge. Ubwenge butangwa n'Imana, buva ku Mana. Salomo amaze kuba umwami
Imana yamusabye ngo nsabe icyo ushaka. Imana imubwira nsabe icyo ushaka. Arareba ibintu byose aravuga ati Imana njyewe unyihera ubwenge. Ariko ubumenyi tugenda tuburahura hirya no hino, tuburahura kuri bagenzi bacu, tukaburahura mu mashuri, tukaburahura ku bashoboye kumenya ibintu mbere tukabigiraho. Kandi ubumenyi bukorana n'ubwenge. Burya ushobora kugira ubumenyi utagira ubwenge, bya bintu ntubikore. Ariko iyo ufite ubumenyi bwo gukora ibintu runaka, iyo wamenye gukora ibintu runaka ukagira ubwenge bikugirira umumaro. Ubumenyi iyo wize amashuri ukagira impamyabushobozi zo gukora ibintu runaka, nibyo turumva za tekinoloji abantu bari kuziga, ubushakashatsi bw'indwara zikomeye burimo bukorwa, iby'intambara abantu bari gukora ibitwaro bikomeye, ibi turiho nyine. Ariko nanone tudafite ubwenge koko bizarangira isi tuyubitse, bizarangira bya bindi twize ntacyo bitumariye. Hari umuntu wakoze imbunda irangije iramwica. Nibyo kuko yarayikoze nyine, yayikoze azi gukora iki? Kandi mwica ngo ari kureba uko bayikoresha, iramurangiza. Nibyo ubwo ubwenge bwo kushobora kuyigerageza ku kindi kintu ntabwo yabushoboye, ahubwo karamusobye bituma yigeragerezaho ubwe. Nibyo uko ni ukuri. Ubwenge bugomba kuyobora ubumenyi Imana nanone igenda iduha. Niyo mpamvu Pawulo we atubwira avuga ati tugende nk'abanyabwenge tushakisha uburyo twamenye iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro twaganiriye kivuga ku bintu bibangamiye isi, ukwiye kumenya mbese ni iki Imana ishaka, ni gute Imana ishaka ko nagenda mu bihe by'intambara nk'ibi ngibi. Mu gihe isi yose irimo yitegura intambara, mu gihe isi yose yuzuye intambara, yuzuye imiborogo, kuko mu ntambara abantu barapfa, ibintu birasenyuka, abantu babura ubuzima, abantu babura umunezero, abantu bagenda birukanka. Ni iki nakora nk'umuntu wamenye Imana? Mu gihe cy'indwara z'ibyorezo zidafite imiti n'urukingo, zitinwa n'abaganga, zabuze icyo abantu bakora, ni iki nakora? Mu gihe cy'inzara ikomeye, ni iki nakora? Mu gihe abantu bumva ko nta Mana ibaho, ni iki nakora? Mu gihe nk'iki ngiki abantu bumva ko nta Mana ibaho, ko twavuze ikintu gitoya mu myumvire y'abantu bumva ko nta Mana ibaho, kuko tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Ni iki nakora? Bantu b'Imana, mu gusoza ndababwira ngo Imana ni Imana, kandi Imana izahora yitwa Imana. Imana iduhamagarira kugira ngo tugende nk'uko yo ibishaka, tugende nk'abafite ubwenge. Abakozi b'Imana bagire ubwenge, ab'Imana yaremye tugire ubwenge, tugende nk'abanyabwenge, twirinde kugenda nk'abapfapfa, twirinde kuba abapfu, kuko iminsi ni mibi kandi iminsi yange. Mwibuke ko turi ku iherezo ry'isi, mwibuke ko turi mu minsi ya nyuma, kandi mu minsi ya nyuma hazaza ibiteye ubwoba, hazaza ibitarigeze bibaho. Ndakeka ndahamya abantu benshi musigaye mubona ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Musigaye mubona indwara zisigaye zibaho zitigeze zibaho mu mateka y'isi. Musigaye mubona ibintu bitandukanye bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Ibyo biradusaba, biratwereka icyo dukwiriye gukora. Dukwiriye kugira kwizera, tugasenga. Dukwiriye gukomeza guharanira icyo Imana idushakaho, ko ari ukuba mu murimo wayo, tukaba mu buntu bwayo, tukayikorera. Imana nayo izaduha umunezero. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo witinya. Imana yavuze ngo mwitinya kuko ndi kumwe namwe, kandi nzabana namwe ibihe byose. Reka mbabwire ngo turarinzwe, kandi turi kumwe n'umugabo ukomeye uzakomeza kuduha umunezero, uzakomeza kuduha ibyiza. Reka dusenga Imana, tunashimira Imana ku bw'iki kiganiro yatwemereye ko dukorana. Mana nziza, Mana isumba byose, turagushimiye, turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe ku bw'iki kiganiro waduhaye,
watwemereye ko dukorana n'abantu turi kumwe nabo kuri ya Project TV7, ubaho umugisha kandi uduhe gusobanukirwa, uduhe kwirinda, uduhe kurwanya ikibi, uduhe kumenya uko twitwara muri iyi si ya none, uduhe umunezero, kandi dusenge umuntu wese ufite ikibazo, ufite ingorane, umugirire neza kandi murwanirire, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.